Kigali's #1 hit music station. Come on, let's go. 102.3 Kiss FM. Nijana kabiri n'ibice bitatu Kiss FM Kigali's #1 hit music station. Umvaga Christopher mu ndirimbo nziza cyane yise Nibido. Turacyari muri Love Connection ariko turugana ku musozo. Mbere yuko ari kunakira cyangwa se mpamagara Alphonse agahitamo, reka banze mamahirwe umuntu mwe sibyo ra turebe ko basi yo connection zikunda. Ado Kiss FM. Oui. Muraho ninde tuvugana urahagana he? Nitwa Kiza Jovia Nyamirambo. Witwa Kiza? Akiza Jovia Nyamirambo. Akeza, urifuza ko nkuhuza na Alphonse? Yego mbabishaka rwose. Urabishaka cyane. None se uri mibiri yombi? Yawe. Aisha genda ubuse koko mama hirwe noyura katwumve. Allo Kiss FM. Umba Alphonse gerageza uyitabe telefone noneho uhitemo muri ababiri uko ndabona ibintu byananiranye ntazi impamvu connection zakomeje kuba ikibazo abantu ndi kubumva ntibanyumve abandi bakaza bakahita banyerera katugerageza Alphonse agira amahitamo muri ababiri maybe ashobora gusanga nta wahisemo ariko reka twizere ko ari buze guhitamo umwe muri ababiri basi nabashije kwakira Kumbe niba atanaryamye abonye nawe connection zitari kubivamo. Alphonse itaba telefone turebe wo wahisemo. Allo Kiss FM. Oui. Tumeze neza. Ni kuri Kiss kongeye kuguhamagara. Nabibonye. None se ndabashe kwakira abakobwa babiri. Hari uwo wabashe guhitamo wumvisha umutima wawe kuyoboraho. Bongeyeho ko umutima wanjye wanagitse kwakira Aisha. Aisha. Wamukundiye iki? Kuki ari we utoranyije utatwaye Diane ko yanahageze kare? Ngo Aisha ikintu namukundiye. Shavuga yiturije nta kibazo numvisha nta bintu by'amastress abakeneye. Sibyo? Hanyuma ikindi nanone ko numvishije yisobanura nyine akansobanura n'aho atuye. Yego. N'ibyo ko n'akazi nyine ibintu nabyo yabivuzeho. Nyine byose yabivuze mu magambo arambuye. Hanyuma Aisha ndamufite ku murongo wa telefone. Ni kuri Kiss twongeye guhamagara ni wowe Alphonse yahisemo mu bakobwa nakiriye. Ashobora kumwumva? Ndi kumwumva. Kagira ikintu mubwira Aisha wawe watoranyije mo nabagira icyo akubwira ntago mpari mwimagine ko nahari actually. Meze ndakumva. Amakuru ni meza. Wakoze kuntora. Nzagukunda nyine nk'uko byifuza ariko nanjye nzambabaza kuko nawe bari kenshi. Ukuntu bimeze sanyi nanjye maze igihe mutegereje ubwo rero nanjye nicyo cyatumye nguhitamo. Umvishije uri umukobwa wicisha makeya nta kibazo uba witurije mu buzima bwawe kandi nanjye nkaba numva mu buzima bwanjye mba neturije niyo mpamvu cyatumye nguhitamo pe. Sasa ndagarutse. Nta kibazo. Hari ikibazo buri umwe muhaye nimero y'undi. Sawa nta kibazo rwose mwamukoze. Mbifurije amahirwe masa. Murakoze. Gaya nguko Alphonse ati Aisha mushiti yanjye niwe nari ntegereje abandi bana. 102.3 Kiss FM.